Yesu nashimwe cyane, twongeye kubashimira ko mudahwema kudukurikirana. Iyi ni channel yivuga butumwa yashyiriweho kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana bugere ku mpera z'isi yose, nk'uko Yesu yavuze. Yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abaremwe ubutumwa bwiza. Rero ubu ni bwo buryo bworoshye bwo kugira ngo tubwire abari kure y'imbibi z'iki gihugu cyacu ndetse n'abari mu gihugu imbere n'ababashe kumva ubutumwa bwiza biciye ku ikoranabuhanga. Reka tugushimire rero wowe udukurikirana umunsi ku wundi, nawe ugifungura channel yacu uyu munsi, nawe tuguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha, kandi turazi ko umurimo w'Imana tugomba kuwukora kuko yaraduhamagaye. Ni Mutabazi Jean Paul rero, nk'uko bisanzwe tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yadutekeye kandi iby'Imana yaduhaye byose turabibagezaho. Reka tubanze dusenga Imana, hanyuma tuze kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ibintu byose bimeze neza. Imana ishimwe. Twongeye kugushimira Mwami Imana, tugushimiye ko utwitaho uko bwije uko bukeye, ukuboko kwawe kwiza kuri kumwe natwe, imbabazi zawe ziracyagaragara ku buzima bwacu. Ntacyo tugushinza kuko kuva mu itangira kugeza n'uyu munsi aho bigeze, ibyo umaze gukora biraboneye kandi biratunganye, ndetse turanyuzwe n'ubuntu bwawe. Ushimwe rero ko wongeye kuduha ikaze kugira ngo tubwirize abantu bamenye ijambo ryawe, ndetse twumve ubuhanuzi biciye mu ijambo ry'Imana. Ngaho dushyigikire abateze amatwi bahabwa umugisha, kandi nanjye ugiye kuvuga mbe igikoresho cyiza kugira ngo abantu bumva babashe guhinduka, kandi iri jambo rigira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Urakoze kuko utwemereye, ngaho tegeka uganze mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe rero. Uyu munsi mbafitiye ijambo riri ku mutima wanjye Imana impaye kugira ngo ndikugezeho. Ni ijambo rivuga ngo Imana igiye gukora byombi. Imana igiye gukora byombi. Iyo tuvuze byombi, ubwo ni mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Reka nkubwire, Imana iyo yaje ku buzima bwawe isiga ibikemuye byose, kuko ntago inanirwa, ntiruha, ntisinzira, kandi imbaraga zayo ntizirondoreka nk'uko ijambo ryayo rivuga. Kandi abayizeye bose ngo bari mu mahoro, ndetse na n'uyu munsi ihema ry'Imana ndetse riracyahagaze, ryanditseho ngo Uwiteka aza abantu be. Ukuboko kw'Imana kuracyakora, ntabwo kwaheze. Imana iracyakiza abantu, Imana iracyabohora ababoshye, indwara ziracyakira. Kubw'ubushake bw'Imana, Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Wowe ukurikiye Gofero TV rero, reka nkubwire ngo ugiye kubona ubwiza bw'Imana, ugiye kubona ukuboko kw'Imana biciye muri iri jambo, kuko mu ijambo turabohoka, mu ijambo tubasha guhabwa imbaraga. Muri iri jambo nkuzaniye rivuga ngo Imana igiye gukora byombi, niwizerera muri iri jambo byose biraza kugenda neza. Fata Bibiliya yawe rero dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice bibiri. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice bibiri. Turasoma ku murongo wa 3. Turahera kuri uwo murongo wa 3 dukomeze tumanuke twumve icyo Imana ivuze. Bibiliya iravuze ngo haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basakambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, ni iki gitumye uyavuga atyo? Arigereranije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mucyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi. Uwo mwanya asohoka imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona.
amen. Iri ni ijambo ry'imbaraga Imana iduhaye. Wowe wahisemo kudukurikirana, reka nkubwire, muri iri jambo ugiye kubona ubwiza bw'Imana, muri iri jambo ugiye kubona gukora kw'Imana. Bibiliya yivuze ngo iki? Ngo aba bantu bari bahetse ikirema. Bibiliya ntitwereka ngo uyu muntu yari amaze igihe kingana iki aremaye, ntago Bibiliya yerekana imyaka uyu muntu yari afite, ariko Bibiliya itweretse ko baje bahetse ikirema ari abantu bane. Bano bantu bane mbere yuko bazana kino kirema babanje kumenya amakuru, bamenya amakuru ko Yesu ari gukora imirimo n'ibitangaza. Reka nkubwire, iyo wamaze kumenya Yesu, iyo wamaze kumenya icyo Yesu ashoboye, ugatera intambwe yo kugera aho ari, abasha gukemura ibibazo byawe byose. Nimba hari ikintu nabonye, uyu mugabo witwa Yesu, iyo wamushatse ukagira amahirwe ukamubona, cyane ko yaravuze ngo munshakane umwete muzambona. Iyo umushatse uramubona kuko Yesu araboneka. Yesu ntiyiyemera, Yesu ntago yikakaza, nta nubwo yagukwepa. Igihe cyose umushakiye, haba ninjoro haba mu gitondo, yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yesu rero ntagira konji, Yesu ntavuga ngo ndi bize ngo buretse gato, oya. Igihe cyose umushakiye uramubona kuko ni umugabo wicisha bugufi. Rero bano bagabo baramushatse, baremera, bafata ikirema bati wowe tugiye kuguheka, nitukugeza kuri Yesu turabizi uri butahe wigenza. Ayo makuru bari bayafite kuko bari bamuziho ubushobozi. Biba byiza iyo ugiye gushaka Imana uyizeye 100%, wizeye ko ibibazo byawe ariyo yabikemura. Mu yandi magambo, nimba utizeye ko ikibazo cyawe Imana yagikemura, banza ugiye gushaka abo wizeye ko bagikemura, hanyuma nibyanga ubone kuza ku Mana. Hari abantu bajye bakora ikosa bakabanza kujya gushaka Imana, nyuma bakajya no gushaka abantu. Wowe jya ubanza ushaka abantu, nimba wizeye ko ikibazo cyawe bagikemura, nibyanga ujye imbere y'Imana uvuge ngo noneho ndaje, ndabizi ko ari we wagikemura. Abantu byarabananiye ariko Imana irashoboye. Reka nkubwize ukuri, ibyo abantu badashoboye, ibyananiye abakomeye, ibyananiye aboroheje, ibyananiye abanyembaraga, ibyananiye amafaranga, ibyananiye abaganga, uyu mugabo witwa Yesu arabishoboye byose. Reka nkubwire, mwizere we gusa uri bubone icyo ari bukore. Ngo bano bantu bane bari bahetse kino kirema, ngo barakizana. Mbere yo kukizana rero, iki kirema cyabanje kwizera, kiravuga ngo ngewe nimungeza kuri Yesu muhumure, nubwo mugiye kurenga imisozi, nubwo mugiye guterera, nubwo mugiye kuvunika mu mpetse, ariko nimara guhura na Yesu ndi butahe nigenza, ndumva ibyo byiringiro mbifite. Ngo bageze aho Yesu yari ari kwigishiriza, bari bamenyereye ko Yesu yigishiriza ku misozi cyangwa se mu bibaya, mu biterane byahuje abantu ari hanze. Ngo ariko kuri iyi nshuro Yesu yari ari kwigishiriza mu nzu. Ngo bageze aho Yesu yigishirizaga rero, ngo basanga huzuye. Ikigaragara nuko bari baje bakererewe. Icyo nkundira Yesu, n'igihe uba warakererewe, waratinze, igihe cyagiye uba warihugiyeho, ukajya mu byaha, ukajya mu bintu byawe, ukajya gushaka abantu, ukajya mu bapfumu, ukagira gute, ukagenda ukazerera, igihe uziye nubwo waza ushaje, Yesu ntago akubwira ati wowe warakererewe, ubundi mu bwana bwawe wari urihe kutigeze unshaka. Hoya, igihe cyose uziye Yesu arakwakira. Ariko umwami w'abamashimwe, igihe cyose uziye Yesu arakwakira, akwakira ukuje. Ntavuga ngo abandi ngo baje uri hehe, ngo abandi ko bahageze mbere, ngo oya. Igihe cyose uziye Yesu aba ari tayari kugira gute, kukwakira. Mu yandi magambo, ntago watinze, ahubwo igihe cyose uziye wowe fatiraho uvuge ngo Yesu, nubwo naje nkererewe, nubwo namenye iby'agakiza ntinze, ariko igihe cyose uziye Yesu ari tayari kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo bano bantu bari bahetse ikirema basanze huzuye, ngo abantu bahasanze barabanyega, batangira kubaseka, baravuga ati ariko nkamwe mwabagabo mwe, ubu mugira ubwenge. Ese ko mwari muzi ko muhetse umuntu w'ikirema, ko mwari muzi ko umuntu wanyu atabasha kwigenza, kuki mutazindutse? Kandi ubwo bari barimo babivuga, nabibazo byabo byari bitarakemuka. Hari abantu bareba ibyawe bakabifataho ijambo bakabitindaho, kandi n'ibyawe bitaragize gute,
bitarakemutse, bakaba batari kuriya ku cyadatabarwa, ari kuriya ku cyataragera kuri, ari kuriya ku kibimeze gutya na gutya, kandi abari kubivuga nabo hari ibyabo bitaragenda. Wowe va ku bantu ushaka Imana yawe, wikwita ku rucanege rw'abaguca intege, wikwita ku rucanege rw'abakubwira ngo ntibizashoboka. Wowe avanse ujya imbere, Imana yawe nikubona, nimuhura na Yesu azakemura ibibazo byawe atitaye ku bagutanze kubona umugisha cyangwa se ku bagutanze mu gakiza. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo baramuseka baravuga ati mwebwe nimushake mwisubirireyo ntibiri bukunde, dore natwe twahageze hano turemaye, none ibyacu ntibirakemuka. Undi akavuga ati none se njyewe ubwanjye naje nigenza, none ibibazo byanjye ntibyakemutse, ubwo mwebwe muje muhetse ikirema murabona biri bukunde. Ngo ariko aba bantu kubera kwizera bari bafite baravuga ngo twebwe icyo dukeneye ni ukugera kuri Yesu. Icyo dukeneye si ibyo abantu bavuga, icyo twitayeho ntabwo ari amagambo y'abantu, icyo twitayeho si urucanege rw'abantu batubwira ko bitazakunda. Icyo dutumbiriye Yesu, twamenye amateka ye. Icyo dutumbiriye twebwe, dutumbiriye Yesu kuko twamenye ibigwi bye. Haleluya! Wowe tumbira Yesu kubw'amateka umuziho, wowe tumbira Yesu kuko ari we wenyine wakemura ikibazo cyawe. Wireba ibyo abantu bakubwira ngo ntibizakunda, wikwita ku byo abantu bavuga ngo hoya ngo ibi ngibi ntuzabigeraho. Amajwi y'abantu azaguca intege, amajwi y'abantu azakwereka ko bitazakunda, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo ibidashobokera abana b'abantu ngo ku Mana birashoboka. Reka nkubwire, birashoboka ko ibyawe Imana yabikemura, birashoboka ko ibyawe muri iri jambo byahinduka, amateka yawe yahinduka kuko wizeye Imana ishobora byose. Haleluya! Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo aba bagabo bumvise abantu babaciye intege, banga gucika intege, ngo batangira gutembera, batangira kuzenguruka inyubako, ngo basanga inyuma hari ahantu hatari abantu, basanga inyuma hari ahantu hatari akavuyo. Reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo nujya gusenga Imana ngo uziherere, ngo ntuzajya ahantu hari akavuyo, ntuzajya ahantu hari abantu benshi. Reka nkubwire, ntuzajye mu gihiriri. Iyi Mana ntikunda akavuyo, ahubwo wowe nushaka Imana uzagende wiherere. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo jya mu cyumba cyawe, ngo ukinge urugi rwawe, ngo ubone gusenga so ngo mwiherereye, ngo kuko we areba ibyo mu mitima, areba ibyo ahiherereye aho abantu batabasha kureba. Imana ishimwe cyane. Ngo barazenguruka inyubako, ngo basanga inyuma y'inzu ngo hari ahantu hatari abantu, ngo basanga hari ahantu abantu batari kuko nta muryango wari uhari. Sinzi aho bakuye urwego, nimba bararukoza ako kanya, nimba baragiye kurutira, ntabwo mbizi. Ngo bafata ingazi baragenda batera inyuma y'inzu, ngo batera inyuma y'inzu batitaye ku nzu uwayubatse. Baravuga ngo icyo dukeneye twebwe nuko turi bugere kuri Yesu. Icyamukagira intego nziza muri iri jambo, ukavuga ngo uko biri kose ngomba kugera kuri Yesu, uko biri kose ngomba kuvugana n'umwami wanjye. Icyama muri kano kanya ugafata icyemezo ukavuga ngo uko bimeze kose ngombe ngere ku mwami w'abantu, uko bimeze kose Yesu amenye ijwi ryanjye. Reka nkubwire, taka Yesu yumva ijwi ryawe, kora igishoboka cyose cyatuma Yesu amenya ko uri kumushaka. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo bano bantu baraje bamaze gutera urwego, ngo batangira gusakambura, basakambura inzu batitaye kuri nyirayo. Baravuga ngo twebwe imisozi twaminutse turayizi, twebwe tuzi umubabaro twahuye nawo, tuzi imvune twahuye nazo duhetse iki kirema, ntabwo turi bugisubizeyo, ahubwo igishoboka cyose nimba ari byo turiha tuzabirihe, ariko byanze bikunze twebwe tugomba gushyikiriza Yesu kino kirema. Bari babuze inzira mu muryango, babura inzira no mu madirishya, bajya gusakambura inzu. Bakiri gusakambura inzu, hari ibitaka byamanutse kuko bakuyeho amategura. Hari abantu bari bicaye muri iri teraniro, bari bari kumwe na Yesu bamukurikiranye, harimo abafarisayo n'abigisha amategeko, ariko badafite gahunda yo gukizwa, badafite gahunda yo guhinduka, ahubwo baje nka za maneko. Abo ngabo uzabasanga mu buzima bwawe. Hari abantu muzasengana ariko badafite gahunda yo gukizwa. Hari abantu uzabona bari mu gihiriri ariko badafite gahunda yo gukizwa, ahubwo bari kuneka bavuga ati ariko ubundi uriya senga gute, ubundi uriya ririmba gute, ubundi bigenda gute. Abo bantu nabo babaho, ariko
ntibabitaho, baravuga ngo turabamanuriraho ibitaka. Aba bantu bajya gushaka Yesu ariko badafite umutima wo gukizwa, badafite umutima wo kumushakana umwete, bahura n'ingorane, baravunika cyane. Hari ibintu bibituraho, hari ibitaka bibamanukira, hari izuba ribica, hari imvura ibanyagira, ariko wowe uzanyagirwe ariko uzi neza ko unyagiwe ariko uri gushaka Yesu. Izuba rizagukubite ariko mpaka ugere kuri Kristo. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo bamanura ingobyi, ngo bapimanyirizaho Yesu ari. Reka nkubwire, mu bintu byose uzakora uzapimanye ko Yesu yakubona neza. Mu bintu byose uzakora uzapimanyirizaho Yesu ari bukurebe akakwishimira. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo bamanurira ingobyi hejuru, basakambuye inzu y'abandi, bamanuriramo iyi ngobyi, babwira ikirema ati turakumanuye. Wagerayo wavunaguritse, icy'ingenzi ni ukugera kuri Yesu. Wagerayo wapfuye, Yesu ari bukuzure. Haleluya! Aba bagabo bari bafite kwizera kudasanzwe, ngo bamanuriye ingobyi, ngo icitura ku bantu, ngo yituraho Yesu yarari. Ngo abantu baravuga ati bano bagabo bamanuye iyi ngobyi imeze gute? Ngo Yesu aramwitegereza, ngo areba umuhate bano bagabo bagize, areba imvune bano bagabo bahuye nazo, areba ukuntu bataciwe intege n'amagambo y'abantu. Ngo baravuga ngo uko biri kose, uko bimeze kose, twebwe icyo dushaka ni uko tugera kuri Yesu. Ngo Yesu abitegereje aravuga ati ni ukuri mwa bagabo mwe, mbonye umuhate wanyu, mbonye uburyo mwakoze cyane, mbonye uburyo mwitanze, none kubera iki kintu mukoze ngiye gukora bibiri. Haleluya! Bari bashakaga ko iki kirema kiri buhaguruke kikigendera, niyo yari tageti yabo. Ariko Yesu aravuga ngo mwa bagabo mwe, kuko mwanshakanye umwete, kuko mwanshakanye imbaraga zanyu zose, ngiye gukora bibiri. Ngiye kwanza manze nkubabarira ibyaha. Ngo ahita avugira muri iri teraniro aravuga ngo wa mugabo we, nshingiye ku kwizera ufite, ibyaha byawe urabibabariwe. Ngo hafi aho hari abanditsi n'abafarisayo n'abigisha amategeko nabo baje mu iteraniro. Aba bagabo ntibari baje gushaka Yesu, ahubwo bari bazanywe no gupinga, bari bazanywe no kumushakaho ibyaha. Hari abantu muzagendana bashaka kugira ngo barebe ko ukorwa n'isoni, bashaka kugira ngo bumve ibyo uvuga yuko bitaza kuzamo umutego. Hari abantu mubana mu buzima bagutega kugira ngo barebe ko hari icyaha cyakubonekaho. Uko niko bateze Daniel ubwo yari i Babuloni, ngo bamutegera ahantu hose baramubura, ngo bigera naho bamutegera ku Mana. Reka nkubwire, niwizera Imana hari ibintu byawe Imana izerekana agakiza kawe ku mugaragaro. Niwizera Imana izerekana ko wayishakanye umwete, kandi izakuvugaho abantu bumva. Ngo Yesu amuvugaho aravuga ngo mugabo we, nubwo waje bigoye, nubwo wakoze ibintu bidasanzwe, nubwo wavunitse, nubwo ungezeho wavunaguritse, ariko nkubabariye ibyaha byawe. Ngo abari aho biburanya mu mitima ngo ngo bishoboka bite? Ngo uyu nguyu usa n'Imana, ko Imana ariyo yonyine ibabarira ibyaha, uyu nguyu yababariye ibyaha gute? Bari bizeye ko yamukiza akamukiza uburema akagenda, ariko bakumva yuko atamubabarira ibyaha. Baravuga ngo reka ngo arigereranyije, ngo yigize umuntu wa danje. Ariko Yesu aravuga ngo nimutuze. Ese ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yayo? Icyoroshye ni iki? Ari ukubwira iki kirema ibyaha byawe urabibabariwe, ari no kumubwira ngo haguruka wikore ngo byawe utahe. Igifite imbaraga ni iki? Ariko ababwira ijambo rikomeye, aravuga ngo nimumenye neza yuko umwana w'umuntu yaje mu isi afite ubushobozi n'ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Mu yandi magambo, Yesu afite ubushobozi buhagije bwo kugukemurira ikibazo. Yesu ntashonje, Yesu afite ubushobozi bwo kugukiza iyo ndwara yananiranye. Numwizera biri bukunde. Yesu afite ubushobozi bwo kukwagura. Yesu afite ubushobozi bwo gufata ibyananiranye ku buzima bwawe akabigira ibishoboka. Yesu abifitiye ubushobozi. Wowe muri kano kanya mwizere, Yesu arabishoboye. Imana ishimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo Yesu aje gukora byombi. Yesu aje gukora bibiri. Icyambere aje gukora, aje kubabarira abantu ibyaha byabo. Icyambere Yesu aje gukora, aje gukiza abantu imvune zo mu mitima. Yesu icyambere aje gukora, aje kugukiza ko gahinda umaranye iminsi. Icyambere Yesu aje gukora, aje kugutura uwo mutwaro wakunaniye. Yesu icyambere aje gukora, aje kuguha amahoro yo mu mutima. Yesu icyambere aje gukora, mbere yuko aguha amafaranga, mbere yuko aguha imodoka wasengeye, mbere yuko akubakira inzu, mbere yuko agukorera ubukwe, mbere yuko agiye kubanza kuguha amahoro. Yesu agiye kubanza kuguha agakiza, kugira ngo biriya nabikora
azabikore ariko umutima wawe uboneye, azabikore ariko ufite amahirwe yo kujya mu bwami bw'Imana, kuko icyamuzanye ntabwo ari ukuduha amazu, icyamuzanye ntabwo ari ukuduteza intambwe mu buryo bw'umubiri, ahubwo icyazanye Yesu kwari ukugira ngo akubohore, kwari ukugira ngo ambohore, kwari ukugira ngo tubone ubugingo ngo ndetse tubone bwinshi. Ngo Yesu arangije kumubabarira ibyaha aramubwira ati ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo nkubabariye ibyaha gusa, ntabwo nguha amahoro mu mutima gusa, ahubwo no mu mubiri hari icyo ngiye gukoraho, hari icyo ngiye kugukorera. Aramubwira ngo guhera none ngikorera uburiri bwawe ugire gute, witahire. Abantu bari baraho barumirwa, abamwimye inzira bagiye kubona babona umugabo ngo arahagurutse yikoreye uburiri bwe. Aramubwira ngo wowe nta nubwo uri busoza amateraniro, nabibonye waturutse kure, imvune yawe nayibonye, hita usohoka witahire. Abamwimye inzira yo kwinjira bayimuhaye ari gusohoka. Mu yandi magambo, hari abantu bakwima inzira ngo winjire mu mugisha wawe, ariko ntabwo bazakwima inzira igihe Imana izagutabara. Hari abantu bakwimye umwanya, hari abantu bakwimye umwanya ngo uvuge, ariko reka nkubwire igihe cyawe nikigera ahubwo bo bazagusaba kugira ngo uvuge. Reka nkubwire hari abantu bakwimye agaciro, ariko Imana igiye kuguha agaciro, ahubwo bagiye kugushaka. Wowe shaka Imana, ibindi Imana ibyibereyemo. Ngo bamwimye inzira yo kwinjira bamubwira ngo wakererewe n'ibiri bukunde, ngo bamuhaye inzira asohoka. Ngo baravuga ngo ni ukuri bene nk'ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe abantu batari biteze. Imana igiye guhindura amateka abantu batari bazi ko yahinduka. Ibintu abantu bari bazi ko bidashoboka ku buzima bwawe bigiye kwemera kubwira ijambo. Reka nkubwire, fata umwanya dusenga Imana muri iri jambo, ubwira Imana ngo Mana kora byombi, mu mubiri ndagukeneye no mu mwuka ndagukeneye. Ariko mbere na mbere Imana ibanza gukora mu mwuka, Imana ibanza kukubabarira ibyaha, Imana ibanza kukuzuza umwuka wera, Imana ibanza kuguhindura amateka y'ubuzima bwawe bw'umwuka, Imana ikagukura muri karande, Imana ikagukura mu gisekuruza gipfuye. Niko yabwiye Aburahamu na Mwana kugira ngo dukorane, nuko uri buve mu nzu ya Sotera ugasiga bene wanyu ukajya ahantu nzakwereka. Imana ntiyagukora imana n'ibitangaza, Imana ntiyakuzuza umwuka wera ukiri muri za karande z'ibyaha. Mbere yuko Imana igutabara mu buryo bw'umubiri, reka ibanze ikore ku mwuka wawe, reka ibanze ikore ku bugingo bwawe, ubanze ugire amahoro mu mutima, nibwo n'ibyo izaguha uzabirya neza, kuko uzabirya ufite Imana muri wowe. Imana ishimwe. Fata umwanya dusenga Imana, ubwire Imana ngo Mana nanjye ngenderera, kora bibiri, mu mwuka ndagukeneye no mu mubiri ndagukeneye. Nuyibona mu mwuka no mu mubiri ntabwo iri busige itagize ikikora. Ushobora kuba uri mu bihe byo kurira, ushobora kuba uri mu bihe by'amaganya, ariko reka nkubwire Yesu yaje kandi naza ntaceceka ku buzima bwawe. Reka dufate umwanya dusenge. Wowe ukurikiriye Gofero TV show, fata umwanya dusenga Imana, ubwire Imana ngo Mana nanjye ndagukeneye. Mana ndasenze mu izina rya Yesu, muri iri jambo twumvise yuko hari icyo wakoze, ugikorera abana bagabo bagize kwizera, bazana ikirema bagihetse ari bane, ariko ngo bageze aho wari uri kwigishiriza ngo basanga huzuye. Wakoze ibitandukanye n'ibyo abantu bibwiraga, wakoze ibitandukanye n'ibyo abantu batekerezaga. Mwami Yesu Kristo, natwe turasenze muri kano kanya kugira ngo abantu bakurikiye televiziyo bizeye iri jambo, bakavuga ngo natwe turizeye. Imana nikore byombi, nikore ibyo twayisabye. Hari abantu bamaze iminsi basenga, hari umuntu ugize icyifuzo aravuga ngo Mwami nanjye wambabarira ibyaha, ese nanjye wakiza ubugingo bwanjye, ese nanjye wahindura amateka yanjye. Mu izina rya Yesu ndategetse, mu izina rya Yesu ngo uyu muntu abohokere muri iri jambo kubw'ubutware n'ijambo ryawe n'imbaraga z'ukuboko kwawe. Reka uyu muntu ahindukire muri iri jambo mu izina rya Yesu. Kemura ibibazo by'uyu muntu udukurikiye, uyu muntu uvuga ngo se bizagenda bite, ese nanjye ubuzima nabuvamo, ese nanjye nabona amahoro, ese nanjye nababarirwa, ese nanjye natera imbere, ese nanjye nava muri ubu bukene, ese nanjye amateka yanjye yahinduka. Reka mubwire ngo birashoboka kuko uri Imana imugendereye. Reka mubwire ngo birashoboka kuko uri Imana imusuye muri iri jambo. Amateka arahindutse, ibintu birakoretse mu izina rikomeye rya Yesu. Muri iri zina tubonye ukora imirimo n'ibitangaza, muri iri zina tubonye ubohora abantu bawe. Ongera ubohora abantu muri iri jambo, ongeremo amateka mashya, abantu babona ukuboko kwawe. Urakoze kugize neza. Iri jambo riherekeresha imbaraga, iri jambo riherekeresha imirimo n'ibitangaza, abantu babone ukuboko kwawe. Urakoze ko wumvise gusenga kandi ukoze ibirengeye mu izina rya Yesu. Amen.
mwakoze kudukurikirana rero, Imana ibaho umugisha. Tuzajya tugaruka uko Imana iduhaye umwanya, tuzajya tugaruka tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge gukora kw'Imana, kandi bizagenda neza. Nimba ufite icyo nawe wabwira abantu, ufite ubuhamya bw'aho Imana yagukuye, ukaba ushaka kuvugira kuri iyi channel yacu, tuguhaye ikaze. Munsi ya ekara yawe urahasanga nimero zacu, waduhamagara. Tukwibutse ko ushobora gusangiza buno butumwa, ukora share, ukabwira abagenzi bawe uti namwe nimwumve icyo Imana iri gukora. Waba uduteye inkunga, ndetse waba uteye inkunga umurimo w'Imana mu bwami bw'Imana, waba utanzemo umusanzu, kandi byagenda neza. Imana iguha umugisha. Nimba utarakora subscribe, ntiwibagirwe kuyikora. Imana ibaho umugisha. Nakagaruka.